Mwiriwe neza abakurikiye Ubwanjye TV. Kuri uyu munsi nabazaniye insigamigani kugira ngo dusobanukirwe nayo kuko nabonye ari ingenzi. Mugani duhereyeho uyu munsi nugira uti yigize kagarara. Uyu mugani baca ngo yigize kagarara bawuca iyo babonye umuntu wigize umushirasoni kabuhariwe akaba kinani muri byose, ubwo nibwo bagira bati no muntu yigize kagarara. Ibivugwa ku nkomoko y'uyu mugani ni nabyo bivugwa ku mugani wasohotse mu gitabo cy'ibirari by'insigamigani uvuga ngo yigize Syoli. Aha rero umuntu akaba yakwibaza niba kagarara ari we Syoli cyangwa niba ndanguruzi zizi nsigamigani zombi imwe muri zo yaba yaribeshye ku izina. Uko bigaragara ariko indanguruzi yawitiriye Syoli isa naho ari yo yibeshye bitewe n'uko nk'umuhungu wa Syoli uvugwa mu mugani witwa Ruhiyegatsi nawe ubona yarapfuye rumwe na se. Ubwo bikaba bishoboka ko ari Gatsi ka Syoli bakozemo insigamigani ebyiri zisa, imwe bakayitira Syoli indi bakayitira umuhungu we Gatsi. Mu gihe rero twaba twemeje ko imvano y'uyu mugani ari umugabo witwa Kagarara, bisobanuye ko Kagarara ari we wari utuye Nyagahanga hafi ya Gatsibo, aha hakaba mu mwaka w'1600. Kagarara yabyirukiye ku Cyuru hafi y'i Gatsibo ku ngoma ya Mutara Semugeshi. Abyiruka akunda umuhigo, aba umuhigi w'umukogoto, akica inyamaswa z'ishyamba ndetse ntakangwe n'inkazi, intare, ingwe, imbogo n'izindi. Abandi bahigi baza kumurarika ngo bazajyane guhiga akabuka ngo ntibazi kurasa, ati nzajyana n'umuheto wanjye. Umugore we wamugiraga inama yo gufatanya n'abandi kuko nta mugabo umwe. Kagarara akamutwama ngo aho ntugira ngo nanjye ndi nka bamwe mupfa kwiyita abahigi, ati ndetse no kujyana umuheto naho najyana inkoni yanjye nta nyamaswa yandinda. Umugore agaterera yo utwatsi ati urambona. Ariko umugore bimwanga mu nda, bukeye ashaka inzoga ayijyana ku Cyuru kwa sebukwe. Agezeyo abwira sebukwe ati dawe, iyi nzoga nkuzaniye niyo kugira ngo uzampanire umuhungu wawe yarananiye, yihaye kujya guhiga mu ishyamba rya Nyagahanga wenyine kandi muzi uko rimeze, ati ndetse n'abandi bahigi bamuraritse arabirukana ngo niwe uzi umuheto wenyine. Batirimuka nagira ngo mwumvishe ukuri kwabo, akantwama akandaza ku nkeke ankoba. Sebukwe aramusubiza ati genda, ndamara gatatu nkaza kubaza icyo kiroge uko kigize. Ya minsi ishize umukambwe arashyogoza ajya i Nyagahanga iw'umuhungu we. Agezeyo asanga Kagarara yagiye guhiga wenyine. Nimugoroba abungukana ingwe yishe, asanga se yicaye maze amwereke umuhigo. Amaze kwicara ise aramubaza ati mbese uje mwe abandi mwahiganye bari hehe? Kagarara ati ntabwo mpigana n'abandi, mpiga njyenyine. Ise ati ese mwana wanjye uri n'umukogoto, harya urasa umuhinyoro ntiyarengera uzi kwinjiza? Kagarara ati aho nabereye sindahigana n'abandi. Ise ararakara ati nkabona umugore wawe yaraguhanye ukamunanira, koko wigize ntabikozwa? Yungamo ati harya ngo wica
ingwe sha, hari ubwo urutoni urunguru ruzakwihererana ubure kivurira. Umusaza arara ataraye, bukeye azinduka yitahira. Amaze gutaha Mukagarara asigara mu mazi abira, kuko yareze umugabo we kuri sebukwe. Kagarara arabisha abwira umugore ati: ubu ngiye mu ishyamba, kandi sinjyana umuheto, ndajyana icumu n'inkoni yanjye nkuzanire intare, ariko nimara kuyikwereka wiyimbire noye ayo. Nuko aturumbukana icumu n'umujinya wica inka. Ubwo hari ku kagoroba, ageze ku ishyamba ajya kunama mu bucucu cyangwa se kumya rwari munsi y'inzira. Agisutama urukwavu ruraturumbuka munsi yiterera hejuru, agira igihunga, aragwaguza yishita mu icumu rye ryari rimushinze imbere, rimwahuranya umutima, arahwera azimira atyo, azize guhinyura ay'abakuru. Kagarara amaze gupfa atyo, ahinduka iciro ry'umugani baca iyo babonye umuntu wese wananiranye mu mico akigira intabikozwa, bakagira bati: yigize Kagarara. Ubwo baba bamugereranya na Kagarara wo ku Cyuru wajyaga ananira abamuhana, akaza gupfa azize urukwavu rwamukanze. Kwigira Kagarara: kunanirana kukigira intabikozwa. Aho niho havuye umugani baca bavuga ngo yigize Kagarara.